iyi nda iramarya muri uru rugo. Nanjye uziko naratera inda. Ni we ndaye we n'izi nda yasaze. Uziko uteye nk'urukundo. Ibintu sobuja akoze azabyicuza ubuzima bwe bwose. Ukeka ko nakuze wowe wakiwerewerewe? Sinakubwiye ngo ndashaka boss wa hano, urazana inda n'igiye. Ko ntabamenye muri bande. Ntago byoroshye guhita tumenya ko aduherukana kera nyine umwana muto cyane, umwana hagati y'imyaka 5 cyangwa 5 cyangwa se 6. Urumva birukana n'umwana ntago apfa kumenya. No kuri hashize igihe kinini cyane, umva imyaka 20 nari imyaka myinshi cyane. Ni myinshi ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye. Gusa nyine naje kubareba ko bikose ngomba kubibwira mugomba kumenya. Ni ngiye makaca. Musaza muteze. Mwana ushimwe makaca Yesu. Urahura neza. Murakomeye. Imyaka myinshi cyane. Myinshi no kuri. Yewe mubare ntago nigeze mbirengagiza, ntago nanze kubasura. Nibwo buzima bwo muri Kigali buba bwaratucanga canze n'ibibazo byinshi cyane. Ntago biba byoroshye. Amakuru y'imisi Ni meza turaho. Abana baraho. Mutesi semeze gute mushiki wanjye? Mutesi araho yarakuze yabaye rukumi, Mutesi ntago wapfa kumumenya. Yes we. Muracyabana se cyangwa na? Oya, Mutesi yaje kujyaho nyine aragenda ariyo za Kigali, ariko ajya mpamagara tukavugana. Yes we. Nese nta gafoto ke ufite basi namenye ndetse. Karahari rwose, ifoto ya Mutesi irahari. Reka nze nkwereke urebe ko nasigaye. Munyereke ndebe mushikanye ko nasigaye hanga rwose. Ndamukumbuye cyane. Reka nze nkuzanire. Sawa. Boss we iki boss ntugire ikintu wa boss ntugende ntugire ahantu utangishe boss muganga boss rwose y'utangishe Mbaya na wakuti we boss we ndagusengera we bikira Mariya we kabgaye boss bitabare ugaruke unyikire we muga we yo boss we Mbaya Filme boss we ngaruka imana w'umwijuru fasha boss ntupfa ntabwo uri bupfe Mbaya aragukeneye boss
reka ndebe muganga bose humura byose birakemuka bose ntugire utanyishyura bose reka musane Doctor bose wongera apfuye bose wongera apfuye neza Doctor ni ikibazo rwose aza kumera neza kubera ko umuntu ushobora kuba twamufasha amakuru arate kugira ngo tumusuzume mu buzima amenye tumuhereza iki imiti Doctor aho mwumva akeneye kugira ngo aruke gukomeza kuza kumusakuza cyane Doctor uransezeranya aramera neza Doctor bose wongera gukunda Doctor nukuri kwimana dore ikibazo ahubwo genda tuzumuritse abanza ngo Doctor arakira nta kibazo rwose arakira pe Doctor tuze ngo mureka abanza ruhuke kugeza hano ute iwe mugabo wanjye yabaye iki sabo ubwo mbwira umugabo wawe iwe mugabo wanjye umugabo wawe umugabo wanjye yabaye uzaga tumbwira umugabo wawe yego umugabo wanjye shiri wabaye iki iwabo we mwana we shiri wabaye iki mugabo wanjye yabaye iki kuko mana yanjye none ngenda bibwirwa n'iki mana shiri wabaye iki iwabo we Yesu wanjye use ndabigenza gute mana yanjye we shiri wabaye iki we mana we Mute Mutesi we Mute hako ntabwo uri kunyumva ma charanga tugana muko amahano ukoze urayazi koko amano y'iki abana b'iyi minsi mwabaye mute mumeze mute mwishe umuco nyarwanda murigendera ko mwishakiye murakora ibyo mushaka hariya amahano muri gukora nayahe bira bintu muri gukora nibyo wowe mukora amahano ateye ubwoba wese nkajya mvuga ngo nawe usubize mukora amahano ateye ubwoba itonde maze nkubwire amahano urimo gukora akakanya urayazi ayo ariyo birabaje biteye n'agahinda umwana nareze nkagira gute nkamurira neza nkamufata neza ntabwo wakagombye kwifata kuriya amahano kana kanyukoro urayazi urimo kunuka gutyo uzi ko umugabo wanjye ameze kuriya ahubwo mbwira impamvu ameze kuriya uranyongera stress gusa ngo umugabo wawe umugabo wanjye nyine umugabo wese wuhe kurimo kumbaza ibyo ureba nese urabona yawe umugabo wawe se umugabo wakuhe waba ufite umugabo wowe ntabwo urari umugabo wawe ni iki urari musaza wawe n'abari benshi
umusore yageze gute? yarwaye nyine uramumaze kumenya. Umusatsi gatoya. Koga. Is fresh. Cyane we ndebera ye. Ubu simbafashe. Reba na kinora. Reba. Sasa wowe He? urwa hewo Ubundi najyaga numva ngo niwe makacu. Ubundi niwe makacu ubundi. Usiga uyirirwa na girlfriend wanjye. Ubundi reka mubaze. Reka mubaze. Uko atwite inda. ndaje ukubitira imbwa Ariko ubundi wambaye. Auntie! cyane Umva mubwire. Afata ibyicaro nta kibazo. Uriya mwana se yabaye iki? uriya mwana rero turi kuganira mbese buriya yakoze amahano amwe atabaho yaryamanye na musaza Buriya muhungu bari kumwe ari hafi bari kumwe bitano bitandukanye. Buriya nta n'umusaza we. ni musaza we ni abana bareranywe narese bombi ndabazi ubwo rero mbimuganirije mbona yikubise hasi ntiyabyakira ni kubita musa. Anti rero ibyo byose burya umuntu burya iyo yikubise hasi muri buriya buryo yari afite n'inda ariko inda ivuyemo. Inda ivuyemo ariko ni ishyano noneho ngushije yaranatwite se. Inda ivuyemo pe. Gusa wenda hano kuri yaratuye ikintu twa wenda twamufasha buriya dushobora kumwitaho akamererwa neza. Yego nta kibazo rwose buriya biri mu bintu mbese dutangaza nka serivisi nziza kugira ngo abantu bose baze batugana bafite uburwayi bafite icyitubahiriza serivisi nziza hano kuri Ararati.
impamvu tugomba kuza kumwitaho akamererwa neza azamera neza nta kibazo nuko nyine nta kundi nabigenza gusa ahubwo uriya muhungu umusaza we nasaba kugira ngo basi buri ikintu wenda muza kumufasha mu murindire by'urusaku nta kindi kibazo baraza kumererwa neza nta kibazo ntacyo ubwo yagize mu maboko yanyu muramwitaho none hano hari imiti ushobora kuba wenda waza ko wenda uguze kugira ngo ikomeze mbese imwongerere nyine intege kugira ngo amere neza kuko wabonye ko ntabwo ameze neza yego waza kugenda ukayireba yaza kumufasha cyane urakoze dogiteri murabaye ko ntabimenye njyewe iyo boss nguyu uryamye hano ubwariye hano ni boss wanjye njyewe nitwa Mbaya nitwa Mbaya ahubwo sinzi ikintu boss wanjye yazize sinzi umuntu wamwishe sinzi umuntu wanyiciye boss njyewe rwose mumbabarire mumfashe boss wanjye abe muzima uko mbona hari abana n'abangi barahangaha ni saa kimara gupfa nyine abataye ndakomeza ndabarira ni boss wanjye urwaye nyuma yabwo rero sinzi aho yakuriye na mushiki we mushiki we umuhungu atera inda mushiki we ni amahano nagushije mwana we atera inda mushiki we nuko ubwo uwo mwana nawe bitwa ngo batwise nawe ntawe bafite inda yavuyemo bose nibwo ubona baryamye ahangaha uyu boss yateye inda mushiki we rero amahano nagushije boss yigeze kunganiriza turi mu rugo arambwira ngo afite ubwoba bw'uko uyu mukobwa Joxy yaba ari mushiki we nuko rero ngayo nguko yaramubwiye ati Mbaya uyu nguyu mfite ikibazo cy'uko yaba ari mushiki wanjye ndamubwira nti rwose ntabwo ari mushiki wawe kubera ko nta nubwo munasa nabonaga batanasa narebye n'amano urumva ndeba n'intoki Mbaya ndamwitegereza umukobwa ndeba na demarishe n'ukuntu atambuka za ngendo z'abanyamugi mbona ingendo ye boss nta bihuriye noneho mwana wanjye rwose ni mushiki we n'amahano nagushije uyu nguyu ni mushiki wa boss ni mushiki boss mubyeyi bose turabigenza gute ubu ndabigenza gute Mbaya ko ibi bintu bitugwiririye uyu nguyu nawe nari muzi urumva rwose nari muzi uyu mukobwa ndamuzi Joxy nari muzi ko ari umugore wa boss ariko sinari nzi ko bava indimwe ngaho gukora nawe gira icyo wamfasha ibyo nta muntu nahuye nayo njyewe nagufasha ubu none nabona rwose ahubwo ikintu nshaka kugira ngo asubundi boss wanjye yabaye iki boss wawe yahuye n'ikibazo cy'uko yateye inda mushiki we nabimuganirije ahita agwa muri koma ubu mbarwaje bombi bari ahangaha boss yamuganirije ahita agwa muri koma ne agwa hasi nyine araremba tumujyana kwa muganga wabwiye boss yuko yateye inda mushiki we none se ubu koko rwose ubu tubigenze gute njyewe biri kuntangaza biri kumbabaza njyewe icyo nshaka nuko boss wanjye akira nta bindi ni amahano nyine abana baguyemo ahubwo wowe mbwira ikintu wankorera kugira ngo tubashe kuva ahangaha reka dusenge Bikira Mariya w'i Kabgayi urumva adufashe uko ashereye Rwanga urumva bakire urabize yaradufasha neza baratahari bazima buriya wowe uri umubyeyi ugira ishapure ndayifite uze gufata ishapure yawe uvuge ngo Mana kiza boss wa Mbaya ukize na Joxy uvuge ati makaca mukize ukize na Joxy urumva hanyuma wenda uriya mukobwa azibonera umugabo nyuma na boss yikomereza ubuzima bwe umwana se niba inda yavuyemo nta kibazo gihari ahubwo ikibazo cyari kuba ari gihari ari uko babyaye urumva bakabyara umwana akaza asa na makaca na Joxy kandi ari abavandimwe noneho nyuma muri rubanda bikazamenyekana ko boss wanjye yateye inda mushiki we icyo cyaba ari ikibazo gikomeye ahubwo buriya ushobora gusanga Bikira Mariya Imana yavuze ngo reka boss wa Mbaya makaca ahure n'iki kibazo kugira ngo umwana atazavuka boss wanjye agaseba
cyangwa se bakaba urw'amenyo. Urw'amenyo yararuze kwa kundi abantu bagenda bavuga babivuga n'umwana yaravutse nta kintu na kimwe byaba birangiye neza neza urumva igisebo cyahita kikugeraho nawe bakavuga ngo wa mama wabareze nawe mama wabamaze kugenda nta kintu yabamariye ahubwo uceceke simbivuga hano hose uceceke ntugire umuntu umubwira ko ibintu byabaye ejo batazavuga ngo wa wundi wabareze nawe murebe ibintu agize gute ntabwo yabibabwiye hakiri kare ntabwo yakurikiranye b'abana kandi bavuga ko ntabwo rero yabahaye ntiyanababwira ko bimwe n'umushiki wundi ntiyabibasobanurira none dore abana bateranye inda ngo abantu bagahita bavuga ngo wa mama nawe nta kintu yabamariye we baguseka urumva cyane. byagenze gute ku buryo Joxy na Makaca barwarira rimwe? Mabja, ikibazo cyabaye ni ikibazo giteye ubwoba. Bose hari umumama ngewe wari uri hano, umumama yambwiye story yose yagenze. Story imeze ite? Mabja, ngiye kuyikubwira, ni story nziza nako ibabaje, ariko Imana iraza kudufasha iyo story irangire bose baraza gukira. Mabja, bose yateye Mabja uyu nguyu wundi inda. Yamuteye inda, noneho uriya mama yambwiye ngo bariya bo azi bose, urumva n'uyu nguyu ko bafinde imwe yarabareze ngo Mabja umva ngo kuva mama wabo yabasiga papa wabo maze gupfa, uriya mu mama twaganiriye yambwiye ngo yahise abarera. Urumva uriya rero bose ni musaza wa Joxy. Ni musaza wa Joxy, ubyumve neza ubyitondere. Urumva ni ukuvuga ngo bose yamaze iminsi ari gushakisha Joxy. Ejo bundi agiye kumureba, uyu munsi agiye kumureba, ahageze uriya mu mama uko ari wabareze nyine wari yagiye kureba kugira ngo amenye amateka ye. Urumva bose yarabitekerezaga ariko akabura neza igihamya kibyemeza. Uriya mu mama yambwiye ngo we Mbaya, urumva uyu nguyu yateye mushiki we inda. Urumva Mabja, si ukukubeshya, byandenze. Ndavuga noneho ibi bintu biramutse bimenyekanye bose wanjye ntiyabasebye, ariko Bikira Mariya w'Ikabgayi. Joxy ni mushiki wa Makaca. Joxy ni mushiki wa Makaca. Ntabwo bishoboka. Bakaba barakundanye utese ari mushiki we. Nyine urumva Joxy bakiri batoya uriya mama yarabariraga. Noneho bamaze gukuraho gatoya, umwe ahita agenda n'undi aragenda, baza kongera kuza guhura nyuma, nuko nawe wagenda ukazahura n'umuntu nyuma. Ariko bakiri batoya ntabwo bari baziranye, ntabwo yari kumwibuka, ariko yumvaga amakuru yuko yari afite mushiki we. Bose we yumvaga ko yari afite mushiki we, urumva Mabja, ariko ntabwo yari azi mushiki we uko yari ameze. Ubwo rero
uriya mama ababwiye bosi arangije amwereka n'ifoto aramubwira ati ni mushiki wawe arebye asanga ni mabuja uyu nguyu uryamye hano uyu mabuja rero uryamye hano bosi bamaze kumwereka ifoto ye yahise avuga ngo nanjye Mbaya bosi yarabimbwiye twicaye mu rugo muri jaride arambwira ati mfite ikibazo cy'uko Joxy yaba ari mushiki wanjye ndamubwira nti reka ntago musa byose nabikubwiye ngayo nguko rero nuko kuno byagenze